Twongeye kubahereza ikaze hano kuri Showbiz Update TV nk'ibisanzwe aba ari update ziba zigezweho cyane cyane muri Showbiz nyarwanda. Aka kanya tukaba tuzanwe n'inkuru navuga itari nziza kuko ni inkuru y'incamugongo ibashije kumenyekana muri aya masaha y'iki gitondo. Ni inkuru ivuga yuko umuhanzi Gogo cyangwa se Gloriose yamaze kuba yakitaba Imana. Ngira ngo ni umuhanzi abantu benshi twari tumaze kumenya mu ndirimbo zigiye zitandukanye, cyane cyane nk'iyo yamamayeho nk'iriya yise Blood of Jesus. Ngira ngo ni indirimbo yakunzwe cyane bituma anamenyekana cyane. So rero muri iki gitondo inkuru itugezeho nonaha ni uko yamaze kuba yakitaba Imana aguye hariya mu gihugu cya Uganda, dore ko ariho yaranamaze iminsi ari mu ivugabutumwa. Urupfu rwe tubashije kuba twarumenya, ariko nta makuru menshi turabasha kuba twamenya ku kimuhitanye. Gusa nuko yaguye muri Uganda, ariho ngo yari arimo arakorera ubutumwa muri iyi minsi. Ngira ngo mwakundaga kubona utuvidewo yishimye ariyo, cyane ko Abagande bari mu bantu bamukunze, dore ko bakundaga no kumutumira cyane ngo aze kubataramira cyangwa se kubigisha ijambo ry'Imana n'ibindi bigiye bitandukanye bijyanye n'ubukristo. Nuko bimeze, Gogo yamaze kutuvamo. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru navuga ibabaje buri muntu wese uri buyumve, kuko ni ibintu tutakekaga, ni ibintu tutiyumvishaga. Twese turibaza ikibaye, tubaye nk'abakubiswe n'inkuba, kuko ntago wabyumvishaga ukuntu umuntu mu minsi yashize cyangwa se mu cyumweru gitambutse twabonaga utuvidewo twe, indirimbo ze, atubwira proje. Ni umuntu wafashaga abantu benshi mu buryo bw'isanamitima n'ibindi bigiye bitandukanye, cyane cyane mu iyobokamana muri rusange. Ariko Imana nta kundi mukunze kuturusha, cyari cyo gihe cye, niko navuga. Ni iwacu wa twese, ni iwacu wa twese, kuko kuba ari inkuru biragoye cyane, biragoye. Gogo uburyo yaje murabizi, uburyo yavuze izamuka rye, ari ibintu bigoranye kuba yabasha kugera aho agera. Ariko nyine nuko bibashije kuba byarangira ku myaka ye 36 abashije kutuvamo. Imana imwakire mu bayo. So rero amakuru yari ahari ayo ngayo, nubwo atari meza cyane, ariko nihagira ibindi bigenda bimenyekana ku cyaba cyamuhitanye cyangwa se ku cyo yaba azizara muri Uganda, turaza guhita tubamenyeshereza igihe. Mukomeze mwihangane, twifatanyije n'umuryango muri rusange.